Nongeye kubashimira abakunzi banjye, uyu munsi rero ngiye kubereka akantu k'ingenzi ku bantu mufite abana cyangwa se mubana n'abana mu rugo mukaba mukunda kurwaza uruheri. Nanjye akana kanjye kamaze iminsi karwaye uruheri, uyu muti narawifashishije mu gihe kitarenze iminsi 3 wari umaze gukira. Ukuntu umwana agira gutya agahita arwara uruheri nko ku mubiri cyangwa se nko ku maboko rwizanye ntiwamenya. Uyu muti ni mwiza cyane, ntabwo ndi kwamamariza ba nyiri uyu muti cyangwa se amafarumasi acuruza iyi miti, ariko uyu muti ni mwiza ku buryo nawushimira buri muntu wese. Ikindi nshaka kuzajya mbabwira imiti myinshi itandukanye iyo umuntu yakifashisha, wakumva n'undi muti wenda ukeneye direct. Comment nzisoma buri kanya, mba ndi online. Iyo ushyizeho comment mpita nyibona mpita ngusubiza. Uzajya wandikamo ngo umuti uvura iki kintu ni uwuhe, yaba imiti ya kinyarwanda ijyanye n'amarozi, abantu babivura banziranye nabo nahita nkubariza umuti uvura uburozi ubu n'ubu cyangwa se umuti uvura uburozi, agahita abimbwira nanjye nkakubwira. So rero ndabakunda cyane. Uyu muti inyuma handitseho Kifaruma title, hepfo akaba ari ibisobanuro, noneho inyuma hakaba handitseho Zipline, bivuze ngo uyu muti witwa Zipline. So sinzi niba muri kubireba neza, ntabwo biri kugaragara neza ariko nibyo bihanditse. Uyu muti ni mwiza cyane, nta nubwo bitwara n'umuti mwinshi kugira ngo ube wasiga umwana, ahubwo akantu nibagiye kubabwira, ariko hagati aho ngo mukore subscribe, mugire mukore subscribe. So kandi kantu ni uburyo wenda wawukoresha mu kuwusiga umwana igihe arwaye cyangwa se ubona uruheri rwamufashe, usuka ku kiganza, ku kiganza cyawe ariko wabanje gukaraba intoki, ugasukaho ugasirita nk'umuntu ugiye kwisiga amavuta, warangiza ukamusiga umubiri wose. Iyo urangije umwambika imyenda, ubundi umusiga mu gitondo na nimugoroba. Wajya kwa muganga, utajya kwa muganga, igihe wabonye yarwaye uruheri rwose, wagenda muri farumasi ukareba agacupa kameze gutya kanditseho Kifaruma, inyuma ku gapapuro k'umweru kanditseho Zipline, ukabaza uyu muti rwose ukiza uruheri direct. Waba uri mukuru, nabonye ntabwo ureba abana gusa n'abakuru, uyu muti urabareba, wawukoresha bigakunda. So indi video iri buze gukurikira ushobora kwishyiraho uyu munsi cyangwa se ejo cyangwa se mu minsi ikurikira, izaba ari video isobanura umuti wakoresha igihe bakuroze, umuti w'uburozi, ku buryo baba bakuroze uhita uvuga uti, ugahamagara umuntu ukamubwira uti nshakira umuti uyu n'uyu, aho waba uri hose. Ushobora kwenda uri hafi y'ibitaro ukagenda ku bitaro, iyo miti barayigira, ariko hari n'imiti ya kinyarwanda ku buryo wenda waba watembereye bakurogerayo ugahita uvuga ati munshakire agataka n'aka ngaka, ugahita wirutse, ugahita ukanywa, ugahita uruka ibyo bakuroze, ukajya kwa muganga bikuguha utunini tugira ute tukugarurira ubuzima. So ndabakunda cyane rero, mukore subscribe, mukande share, mukabyaranye kugira ngo dukomeze dufatikanye. So ikindi nk'uko nabibabwiye, ikibazo cyose wagira wambaza muri comment, mba ndactive kuri comment, nubaha comment za buri umwe. Kandi burya iyo umuntu atanze comment ati gira gutya cyangwa se ibintu bikore gutya, uwo muntu aba ari uw'agaciro cyane. Ndabakunda cyane, kandi burya n'umuntu ukora share kugira ngo video zawe zirebwe, umuntu we aba ari uw'agaciro. Ndabakunda cyane.